Ngushimiye cyane ko wemeye gufungura umurongo wacu wa YouTube channel Urubibi TV, hano aho tugiye kuganira nanone ku kiganiro cy'ingenzi dutekereza ko kiza gufasha abantu benshi. Umunsi rero tugiye kuganira iki? Umunsi tugiye kuganira ku magambo akomeye ku ngingo cyangwa ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ibimenyetso bitanu byerekana ko umuntu mwakundanaga atangiye kukwikata cyangwa atangiye kutakwitaho, atangiye kukureka gahoro gahoro. Ibimenyetso bitanu byerekana ko umuntu mwakundanaga atangiye kukwikata cyangwa kutakwitaho gahoro gahoro, agenda kuvaho. Ntabwo dutinda, reka twihute tuyibabwira ibyo bimenyetso ngo ni ibihe. Ibyo bimenyetso ni bitanu nk'uko twabivuze, njye ugiye kubikwizaho ndi Shaddy Inshuti, naho iyi ni Urubibi TV. Icya mbere rero nk'uko mubibona, ikimenyetso cya mbere ni kukwima igihe. Ntabwo aguha igihe, aba busy. Umuntu utangiye kukwikata gahoro gahoro, kukuvaho cyangwa kukureka ariko atarakubwiye, atangira kujya yigira busy gake gake. Time yaguhaga atangira kuyigabanya. Niba yaguhamagaraga 4 ku munsi, atangira kuguhamagara 2 cyangwa 1. Niba yajyaga yaguhamagara inshuro zingahe, arazigabanya, akwima igihe. Ubwo abatangiye kukureka gake gake. Iyo ni ingingo ya mbere. Naho ingingo ya kabiri, arakubeshya. Umuntu utajya gukubeshya, yari inshuti yawe, muri inshuti mu busanzwe, ariko aragenda kureka gake gake, atangira kujya kubeshya. Akubeshya aho aherereye, akubeshya ibyo arimo, akubeshya uwo bavuganaga, mbese ukuri kwe atangira kukwima, ahubwo akajya guha ibinyoma, kuko nibyo nyine abantu bakwiriye, kuko atangiye kukureka kubera impamvu ye bwite ikiriho, gusa niko aba atarabikumenyesha. Icyo ni icya kabiri, atangira kujya akubeshya. Hanyuma ikintu cya gatatu kigaragaza umuntu mwakundana gutangiye kukuvaho cyangwa utangiye kukureka ni kwiyenza. Kwiyenza sinzi niba mubyumva. Atangira kwiyenza ni nko gushaka impamvu zidahari. Nicyo bita kwiyenza. Umuntu akakwiyenza, wavuganaga nande, telefone nsanze itariho, numvisha ari busy, ubwo waruriye ko nakubuze, wanze kuza. Mbese atangira gushaka impamvu zidahari. Uwo nawe menya ko ari mu nzira agenda, nubwo ataraguha amakuru, ntarabidekarara, ariko ashobora kuba ari mu nzira agenda. Umuntu watangiye kujyazana ibintu byo kwiyenza no gushaka impamvu, ubuhamvu havu budahari, menya ko uwo muntu atangiye gutera intambwe igana inyuma. Hanyuma ikintu cya kane, umuntu utangiye kugucikaho cyangwa utangiye kwigendera nubwo atarabikubwira, arakubahuka. Umuntu utajya gukubahuka arakubahuka, famiye yawe akayubahuka, akazi kawe akakubahuka. Mbese umuntu utagutinya ukabona yatangiye kuguca amazi, ukabona atangiye kukubwira ibintu atigeze akubwira kuva igihe cyose mwakundanye, atangira kukubahuka kugeza ubwo nawe ugira ikikango, ijambo atakubwiraga arikubwira. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu arimo agenda atera intambwe zikuvaho gake 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 gake. Hanyuma icya gatanu ari nacyo cya nyuma, arakubangamira. Atangira kuyashyiraho ibintu bikubangamira, arakunaniza, akubwira ibintu nawe azi neza ko igihe mumaranye utakora cyangwa utajya ukora. Akakubwira ibintu bidashobotse, bikunaniza, azi ko uzabyanga bikunda kugira ngo abone za mpamvu twahoze tuvuga haruguru. Nayo rero ni ibyo bimenyetso bitanu twari twaguteguriye bigaragaza ko umuntu mwakundanaga ari kugenda kwikata cyangwa kuvaho gahoro gahoro. Njye mwari kumwe wagutegura iki kiganiro ndi Shaddy Inshuti, iyi ni Urubibi TV. Tugushimiye kandi ko witeguye kuduha subscribe, hanyuma ukaduha like ndetse na share, hanyuma n'ibitekerezo byanyu muri comment turabikeneye. Turabashimiye ko mudukunda kandi mukurikirana ibiganiro byacu. Ahasigaye Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.